abepiskopi bababajwe nuko hariho abakristo bagwa mu buyobe bavuga ko babonekerwa bitwa abatowe. Uyu munsi wumva iki kiganiro iminsi baye 20 uwo bise papa batowe yimitwe mu Rwanda ni byagaragaye mu muhango wo kumwimika wabaye tariki ya 26 Mata 2026. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye Harerimana Faustin ahabwa ibimenyetso by'ubuyobozi birimo umusaraba, Bibiliya ndetse n'ishapure. Nyuma y'ibi bikorwa, inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda iyobowe na Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko igiye gukora iperereza kuri iki gikorwa kubera ko cyari cyateje urujijo muri Kiliziya Gatolika. Mu nama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yasojwe ku munsi w'ejo, mu myanzuro yabo hagaragajwemo ko abepiskopi bababajwe cyane n'abakristo bagwa mu buyobe bitewe n'abiyita ko babonekerwa, harimo abiyisa batowe ari nabo bimitse papa. Padiri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yavuze ko aba basabwe guhagarika ibi bikorwa uko biri kuyobya abakristo. Abepiskopi bababajwe nuko hariho abakristo bagwa mu buyobe bavuga ko babonekerwa, hari n'abiyambika mwambaro usa n'uw'abepiskopi n'abasaserdoti mu buryo butera urujijo kubabareba. Abo ngabo abambere bavuga yuko babonekerwa bitwa abatowe, naho abo ngabo biyambika imyambaro ijya gusa n'iy'abasaserdoti benshi n'abagiye bajya mu madini y'ibyaduka. Abepiskopi basabye abo babikora bihagarika no kujya mu murongo wa Kiliziya. Abepiskopi barasaba abakristo bose kuba maso no gushishoza ngo batagwa mu buhakanyi rimwe na rimwe buza mu mayeri. Ibyo tunabisanga no mu butumwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yatangiye Kibeho abwira abantu kwitondera ubuhakanyi buza rimwe na rimwe bwihishe. Tutarakomeza reka nkwibutse gukora subscribe dukomeze tubane mu biganiro byacu bitandukanye. Ubwo abatowe bari bamaze kwimika uwo bise papa, twatembereye aho atuye ndetse no kuri centrale ya Busanza aho Harerimana Faustin asanzwe asengera. Twaganiriye n'abakristo bavuga ko babona ari ubuyobe butangiye kuza muri Kiliziya Gatolika. Papa mu Rwanda havuze papa nawe urumva ni igikuba rwose gikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika kuko ntabwo byigeze bibaho ukundi, ndetse sinatinya kuvuga ko turi mu minsi ya nyuma. Ntabwo natinya kuvuga ko biragaragarira buri wese. Musangira isaha ku isaha, intebe yicaraho uyizi rwose uvuga uti uyu ni umukristo utajya usiba misa rwose, ukumva ko muri kumwe, ariko igihe cyagera ukumva arashaka kugira ngo ahirike ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika. Ubuyobozi, reka tuvuge ubuyobozi bw'ubutegetsi bw'igitugu, ni ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Tuvuga uti ubuyobe Kiliziya yarinjiriwe, Kiliziya yarinjiriwe kuko ibyo tuzi kandi twemera nta kizabisimbura. Waraye wimitswe wabaye papa, warangiza ukajya ku murongo n'abandi bakristo, ugahazwa n'umurayiki, padiri nyine bari mu rundi rwego, ariko ugatega umurayiki akaguhaza, aribo twita abagabuzi b'ingoro. Mwaba ngo ni papa, abana ngo ni papa, mbese ngo biracyatuje, ariko uburyo yimitswe ntago ariko Kiliziya ikunda gukoresha, ntago bikwiye kandi nubwo tunabishyigikiye kuko biraniwe no guteza impaka muri Kiliziya cyangwa se akarimo n'ubuyobe. Oya ntago yakagombye kuba papa, ntago papa se wambaye ishapure gutya akayambara ngaha mu rubavu, uwo ni papa? Ntago ari papa ngo ntago tumwemera rwose, papa wacu turamufite. Ni ubuyobe nk'uko uyu nguyu bivuze? Ni ubuyobe kuko arimo aratuvangira, ashaka kuduhirikira idini Gatolika kandi ntago tuzamwemera. Nyuma y'impaka nyinshi
hari n'amakuru yagiye avuga ko Harerimana Faustin yaba yarajyanywe gutanga ibisobanuro kuri iki gikorwa cyabaye, ariko kugeza uyu munsi nta yandi makuru aratangazwa ku byakurikiyeho.